بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ishimwe n'ikuzo ni ibya Allah subhanahu wa ta'ala amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa yayo ariwe nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndetse n'abiwe n'abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikira kuzageza ku munsi w'imperuka dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko natwe yaduha kuzaba mu bamukurikiye Allahumma amin. Bavandimwe b'Abayisilamu, tugiye kuganira ku isomo ry'ukwemera, isomo rya tawhidi, aho Allah subhanahu wa ta'ala agenda atubwira mu ngingo zigiye zitandukanye tugiye kugenda tureba mu kanya. Bavandimwe rero, tumenye neza ko dutegetswe kumenya idini ryacu, dutegetswe kwiga idini ryacu, dutegetswe kugira ubumenyi mu idini ryacu, dutegetswe tugakora bya bindi twize, kandi tugahamagarira n'abantu kugana inzira y'Ubuyisilamu, tukanabihanganisha mu byo bahura nabyo byose. Rero icya mbere ni uko umuyisilamu agomba kugira ilmu, agomba kugira ubumenyi mu idini rye, kubera yuko ubumenyi ni inkingi ya mwamba mu idini. Iyo umuyisilamu amaze guhamya ko nta yindi mana iriho ikwiye gusengwa mu kuri, nta yindi mana iriho ikwiye gusengwa mu kuri uretse Allah subhanahu wa ta'ala, ikindi kiba gisigaye ni uko agomba kwiga. Ntabwo umuntu atora shahada gusa ngo ahite yigendera hanyuma ngakomeze kuvuga ati nanjye ndi umuyisilamu. Icya mbere ni uko atora shahada ariko kandi agahita akurikizaho kwiga. Kirazira rero gutora shahada ngo nurangiza utere idini umugongo, ni ngombwa ko wiga. Kwiga rero ni uko ugomba kumenya Imana yawe, ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi, akanamenya n'intumwa y'Imana, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dini al-Islam bil adilla, kandi akamenya n'idini y'Ubusilamu bigendanye bifite gihamya. Kumenya Imana rero ni uko ugomba kumenya ibyo yagutegetse, ukamenya n'ibyo yakubujije, hanyuma ukagenda umenya amategeko yagiye iha intumwa yayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kugira ngo ayageze ku bantu. Hanyuma kumenya intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni ngombwa ku muyisilamu akamenya intumwa ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamenya imico ye, akamenya uko yitwaraga, akamenya uko yabaniraga n'abandi, akamenya n'uko yasengaga. Kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ku kijyanye no kumenya intumwa ye, akatubwira ati laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, ati mufite urugero rwiza ku ntumwa y'Imana, mufite urugero rwiza ku ntumwa y'Imana. Kuri wa wundi rero wifuza kuzahura na Allah subhanahu wa ta'ala ndetse no kuzagira iherezo ryiza. Ibyo rero nibyo Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ku kijyanye no kumenya intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanone kandi tukiga ibyayiranze, tukiga uburyo yakoragamo ivugabutumwa. Hanyuma y'ibyo ngibyo rero tukanamenya nanone idini y'Ubuyisilamu, tukamenya inkingi zayo, tukamenya ibyo Ubuyisilamu budusaba, tukamenya kandi n'amategeko akubiye mu Buyisilamu bigendanye, ariko ntituyimenye gutyo gusa, ahubwo bikaba bifite gihamya mu idini, bikaba bifite gihamya muri Qur'ani ndetse na Sunna z'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Ikindi nanone ni uko nyuma yo kuba wagize ubumenyi, ikindi dutegetswe ni al-amalu bihi, ni ugushyira mu bikorwa, kubera ko ubumenyi budafite ibikorwa burarangira, burigendera. Kandi nanone ubumenyi budafite ibikorwa, niho abamenyi baravuga bati al-ilmu bila amali kashajarati bila thamar. Ubumenyi budafite ibikorwa ni nk'igiti kitagira amatunda. Ubumenyi budafite ibikorwa ni nk'igiti kitagira amatunda cyangwa se kitagira imbuto. Ibyo rero nta kintu byaba bimaze kuba waba ufite ubumenyi runaka, ariko ibyo ukora bikaba bihabanye na bwa bumenyi uvuga ko ufite. Ikindi nanone ni uko
umuyisilamu agomba guhamagarira abandi kugana inzira y'ubuyisilamu. Mu by'ukuri nimba wishimiye idini urimo, ukaba wumva ko iryo dini ari ryo dini rizajyana abantu mu ijuru, niryo dini, niyo nzira yonyine izajyana abantu mu ijuru, nk'uko Allah subhanahu wa ta'ala abitubwira muri Korani, akatubwira yuko nta yindi dini yemewe imbere ye uretse idini y'ubuyisilamu. Kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati inna dina inda Allahi al-Islam, mu by'ukuri idini yemewe imbere y'Imana ni ubuyisilamu. Umuntu uzashaka rero irindi dini ritari ubuyisilamu ntabwo azaryemererwa, kandi ku munsi w'imperuka azaba ari mu banyagihombo. Ibyo rero ni ibigaragaza yuko idini y'ubuyisilamu ari idini y'ukuri, kandi tukaba dutegetswe no kuyihamagarira abantu. Ku munsi w'imperuka abantu bazaba bari mu bibazo byinshi, babandi bapfuye atari abayisilamu. Ese nimba ufite uwo wita inshuti atari umuyisilamu, se koko ubwo ni ubushuti? Muhamagarira ubuyisilamu uko ushoboye. Dufite amagurupe duhuriraho, dufite inzira nyinshi duhuriramo n'abandi batari abayisilamu. Jya ubagezaho dawa, jya ubagaragariza ukuri k'ubuyisilamu. Niba bavuga ibihabanye n'ubuyisilamu, bakosore mu buryo bwiza, bakosore ubagaragariza ukuri. Ntiwifatanye nabo muri bya bibi bari kuvuga, ahubwo ubagaragariza ukuri, ubereke inzira y'ubuyisilamu, ubereke inzira y'ukuri. Iyo niyo dawa y'ubuyisilamu, iyo niyo dawa yo guhamagarira abantu ubuyisilamu. Kandi nanone ikindi, asaburu ala al-adha fihi, ukanagira no kwihangana muri bwa buryo bwawe uri gukoramo dawa. Ugomba no kugira ukwihangana, kubera yuko ntabwo uzaba uri guhamagara abana batoya, ahubwo uzaba uri guhamagara abantu bafite ubwenge, abantu bafite kuburana, abantu bafite kujya impaka. Ugomba rero kwihangana, ugomba kwihanganira za nzira uri kunyuramo zo guhamagarira abantu ubuyisilamu. Hari abazakubwira nabi, ntabwo ariko bose bazakubwira neza. Ibyo ugomba kubyihanganira. Kandi ikindi, kuba uri umuyisilamu ntabwo ariko benshi bazabashimisha. Ibyo nabyo ugomba kubyihanganira, ukihanganira amategeko Allah subhanahu wa ta'ala yamanuye. Ntabwo amategeko yose uyashyira mu bikorwa mu buryo bworoshye, ahubwo bisaba no kwihangana kugira ngo uyashyire mu bikorwa. Ikindi nanone, ukihanganira kureka ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yakubujije, kubera yuko ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yabujije mu by'ukuri umutima uba ubishaka, umutima uba ubirarikira. Ni ngombwa rero kuwufunga, ukawereka yuko Allah yabibujije. Ibyo bigasaba kwihangana no kuzibukira, ukabitera umugongo. Ibyo rero bisaba kwihangana kunini kandi guhagije. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira muri Korani, aho atubwira ati wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilu salihati watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Allah subhanahu wa ta'ala ararahira ku gicamunsi akavuga ati mu by'ukuri ikiremwa muntu kiri mu gihombo, uretse ba bandi bemeye wa amilu salihati, barangiza bagakora ibikorwa byiza, watawasaw bil haqqi, kandi bakagirana inama z'ukuri, watawasaw bis sabr, bakagirana n'inama zo kwihangana. Ibyo ngibyo ni ibintu bigomba kuranga abemeramana. Ikiremwa muntu rero kiri mu gihombo, uretse ba bandi bemeye kandi bagakora n'ibikorwa byiza, bakagirana inama z'ukuri, ndetse bakagirana n'inama zo kwihangana. Ibyo rero ni ibigaragaza yuko umwemeramana mu by'ukuri agomba gukora ibikorwa byiza, kandi akanagirana inama nziza, akanagirana n'inama zo kwihangana. Umumenyi bita al-Bukhari rahimahullah aravuga ati, yanditse umuryango wo mu gitabo awita al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Aravuga ati ubumenyi mbere y'uko uvuga cyangwa se ukora. Uwo muryango awita izina rigira riti al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, ubumenyi mbere y'uko uvuga cyangwa se ukora. Uwo muryango nawo, iryo zina cyangwa se ubwo buryo bw'uko ugomba kugira ubumenyi mbere y'uko uvuga cyangwa se ukora, ibyo nabyo bifite dalili muri Korani, aho Allah subhanahu wa ta'ala muri suratu Muhammad, aho Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati fa'alamu annahu la ilaha illa Allah wastaghfiru li dhanbik. Allah subhanahu wa ta'ala arabwira intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamubwira ati banza umenye ko nta yindi mana iriho ikwiye gusengwa mu kuri. Banza umenye ko nta yindi mana iriho ikwiye gusengwa mu kuri. Wastaghfiri li dhanbik, hanyuma nurangiza wicuze ku byaha byawe, nurangiza usabe imbabazi z'ibyaha byawe. Rero fabada bil ilm,
Allah subhanahu wa ta'ala yabanjije kumutegeka kugira ubumenyi, yabanjije kumutegeka kumenya ko nta yindi mana iri ikwiye gusengwa mu kuri, hanyuma akabona gukurikizaho kuvuga ndetse no gukora asaba imbabazi z'ibyaha ndetse n'amakosa ye. Ibyo rero ni twese biratureba, ni ngombwa ko mbere y'uko dukora cyangwa se mbere y'uko tuvuga cyangwa se dukora, tugomba kubanza kugira ubumenyi bw'ibyo tugiye kuvuga ndetse n'ibyo tugiye gukora. Kirazira kuba wavuga ibyo udafitiye ubumenyi. Kubera ko na Allah subhanahu wa ta'ala abitubuza ati wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, uramenye ntuzahagarare ku cyo udafitiye ubumenyi ngo ube wakivuga cyangwa se wagishimangira cyangwa se wajya wabyituramo ngo ugiye kubikora kandi nta bumenyi ubifitiye. Rero fabada bil ilm, ibyo mbere ya byose ni ukubanza kumenya. Cyangwa se ngo usange umuntu arimo aravuga ati n'abarunaka barasenga, bariya ntabwo basenga ahubwo babangikanya Imana, mu gihe bataramenya ko nta yindi mana iri ikwiye gusengwa mu kuri uretse Allah, mu gihe batari gusenga Allah, mu gihe batari gusenga Imana y'ukuri, Imana yaremye ijuru n'isi, icyo gihe ntabwo bitwa ko bari gusenga, ahubwo baba bari kubangikanya Imana Allah subhanahu wa ta'ala, kuko ku munsi w'imperuka ntabwo bazabyemererwa. Biriya byose bakora bizahinduka ivumbi ritumuka, ibikorwa byabo ntabwo bizashyirwa ku munzani, kubera yuko ntabwo basengaga Imana imwe rukumbi, ahubwo ibikorwa byabo bizahinduka ivumbi ritumuka, kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala yabitubwiye muri aya atubwira ati inna dina inda Allahi al-Islam, idini ryemewe imbere y'Imana ni Ubuyisilamu. Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati faman yabtaghi ghayra al-islam dina fala yuqbal minhu, uzashaka irindi dini ritari Ubuyisilamu ntabwo azaryemererwa, wa huwa fil akhirati minal khasirin, kandi mu by'ukuri we ku munsi w'imperuka cyangwa se ku munsi w'urubanza azaba ari mu banyagihombo. Ibyo rero ni ibigaragaza yuko ntabwo wavuga ngo barunaka barasenga, ngo bandi bo mu yandi madini nabo barasenga, ngo kandi nabo bizabajyana mu ijuru. Oya, Ubuyisilamu niyo nzira yonyine izajyana abantu mu ijuru, kubera yuko niyo nzira igaragaza gusenga Imana by'ukuri utayibangikanyije n'icyo ari cyo cyose. Rero ibyo byose bigasaba ko ubanza kubigirira ubumenyi. Ubumenyi rero ni ishingiro rya byose byo kuba ibikorwa byakwakirwa, ni uko ugomba kuba ubifitiye ubumenyi, ukabikora bifitiye ubumenyi kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala ibikorwa byawe abyakire. Kubera yuko ntabwo wagira ikhlas, ntabwo wagira guharira Imana igikorwa nta bumenyi ubifiteho, nta nubwo wanagikora nk'uko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagikoze nta bumenyi ubifitiye. Ibyo rero bisaba ko ugomba kubanza kugira ubumenyi. Bavandimwe rero, twari turimo tuganira ku by'umuyisilamu ategetswe kumenya yuko agomba kugira ubumenyi. Icyo ni icya mbere, kandi ubwo bumenyi ukaba bushingiye mu kumenya Imana n'intumwa yayo ndetse no kumenya idini rye bikingiye kuri dalili. Hanyuma ikindi nanone ni uko umuyisilamu agomba kugira ibikorwa bya bwa bumenyi yize. Icya gatatu ni uko umuyisilamu agomba guhamagarira abandi kugana Ubuyisilamu. Ikindi cya kane twabonye ni uko umuyisilamu agomba kugira ukwihangana ku byo yahura nabyo byose mu nzira acamo z'Ubuyisilamu, ndetse mu nzira zicamo za hano kuri ino si, mu buzima bw'isi agomba kugira kwihangana ibyo yahura nabyo byose, yaba ibyo ahuriye nabyo mu byo akora, mu byo avuga, mu bo abana nabo, aba agomba kugira ukwihangana, kandi akamenya yuko iherezo ryiza riri kuri ba bandi batinya Allah subhanahu wa ta'ala. Reka rero dusoreze hano bavandimwe, ryari isomo ry'ukwemera, isomo rya tawhidi, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yabidushyirira ku munzani w'ibyiza. Bavandimwe rero, reka dusoreze ahangaha. Cyari ikiganiro mwagizwagaho n'umuvandimwe wanyu Rugema Saidi. Wahada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عندكم